kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana kandi mbasabira umugisha ku Mana ngo muhirwe imirimo muba murimo, kandi nkifuriza nanararikira abantu gukurikirana ibiganiro bizajya bica kuri uyu murongo wa YouTube, umurongo uzajya udufasha mu buzima bwa buri munsi ubwo ijambo ry'Imana. Kristo rero kadutangire dusenga kugira ngo dusengere uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uwiteka n'Imana yacu, turagushimye, turaguhimbaje uburyo cyubana natwe ukaturinda, mwami ukadufasha muri ubu buzima tukaba tugira tubyumeka umwuka w'abazima. Data mwiza, turakuginze ngo wowe kubane natwe muri uno mwanya tujye kuvuga ijambo ryawe, uduhe mwuka wera dusobanurire kugira ngo dusobanukirwe neza iby'ijambo ryawe ibyanditswe. Data mwiza, ngaho urukubane natwe, uze wivugire nawe ariko tuvuga mu izina Yesu Umwami wacu. Amen. Njye mbazaniye ijambo ry'Imana riri mu byanditswe, ariko mbere yo kugira icyo tuvuga ku ijambo ry'Imana, ndashaka kugira mbasobanurire iyi Bibiliya, igisobanuro cyayo nyacyo. Iyi Bibiliya igitabo cy'Imana, Bibiliya yera icyo bishatse gusobanura. Iyi Bibiliya ni ibyanditswe byera. Ibi ni ibyanditswe dusoma bikadufasha. Ibi ni ibyanditswe byahumetswe n'Imana, kandi ibi byanditswe ni nabyo bituyobora mu buzima bwa buri munsi tuyobowe na mwuka wera. Ijambo ibyanditswe rero ni Bibiliya, si igitabo nk'ibindi byose nk'uko mubyumva dusanga mu maguriro cyangwa se n'ahandi hose. Bibiliya, ijambo ry'Imana, ni ibyanditswe byahumetswe n'Imana. Ibi byanditswe bitunganya umuntu rwose mu buryo butari bumwe, kandi akamaro k'ibi byanditswe ni uguhindura umuntu wari mubi akaba muzima, haba mu mwuka cyangwa mu bikorwa bya muntu byo muri ubu buzima. Ibyanditswe rero ntibikorwaho ngo bihindurwe ngo kugira ngo byumvikane neza, ahubwo ibyanditswe ubwabyo birivugira kandi bikisobanura, kuko ibi ni ibyahanuwe. Ibi ni ibyahanuwe, ibi ni ibyahumetswe n'Imana. Bigira umumaro munini cyane wo kwigisha umuntu. Icya mbere, byigisha ubisoma. Icya kabiri, bigutunganyiriza gukora ibyiza. Icya gatatu, bikwereka icyaha icyo ari cyo. Icya kane, bikakuyobora uko wakivamo n'uko wazinukwa icyaha icyo ari cyo cyose. Gatanu, bikaguhereza umurongo ngenderwaho wo kudasubira mu cyaha. Ngibi byanditswe rero. Muri Timoteyo 3:13 naho bivuga neza ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Haleluya! Ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikagira umumaro wo kumutunganya, bikagira umumaro wo kumuhanira gukiranuka. Uru ni uruganda rero. Uru ni uruganda rutunganya umuntu. Ntabwo ari igitabo dusanga mu maguriro nk'uko tubizi, kigurwa nk'uko ibindi bisanzwe, aho uzagisanga haba mu maguriro habaye ugiye uvuga uti ibi ni ibyanditswe byera. Uru ni uruganda rutunganya ubuzima bwa muntu mu mibereho ya buri munsi, bikagutunganyiriza ubugingo, ukazahabwa ibyasezeranijwe na Yesu Kristo watubambwe ku musaraba. Amen. Ngiyi Bibiliya, ijambo ry'Imana rero. Ubisomye neza, igihe Yohana yandikaga igitabo cy'ibyahishuwe, akirambika ikaramu hasi, iyi Bibiliya yera, iki gitabo cyahumekwaga n'Imana, cyahise kibumbwa. Na bugingo n'ubu ntawe urakibumbura ngo agire ijambo rindi yongeraho bitari bya Yohana yasoje igitabo kikabumbwa. Ni ukuvuga ngo byarasobanuye koko, kuko Imana yari imaze gusoza ubuhanuzi bwayo ku bantu.
Yohana ashoje ibyahishuwe kirabumbwa. Na bugingo n'ubu rero ibi byanditswe tubigenderaho, nibyo bituyobora kandi mu buryo bwose butari bumwe, yaba mu mibereho yacu yo kubabara, yaba mu mibereho yacu yo kwishima. Ibi byanditswe bitubera inyunganizi mu buzima bwa buri munsi iyo wabisomye neza kandi ukabisobanukirwa neza cyane. Yesu nawe yabivuzeho ngo uwumva wese aya magambo muri Bibiliya, uwumva wese amagambo y'ubu buhanuzi, ntihazagire uhindura cyangwa ngo yongereho ibyo kuri ubu buhanuzi, ngo uzabikora azasukwaho ibyago byinshi. Iyi ni Bibiliya, aya ni amagambo yaje ayiherekeza kugira ngo hatazagira uyibeshaho. Ibi ni ibyanditswe, byanditswe kubw'ubufashwa n'Imana, ubwo Mwuka Wera yahumekeraga mu bantu, ubundi bagahabwa imbaraga bakavuga ibikwiye kuvugwa atari ibyo kwikuzwa. Yesu yarongeye ati ntihagire ukuraho ku magambo y'iki gitabo cy'ubuhanuzi. Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no ku murwa w'ururembo rwera Imana yaduteguriye. Yose ni amagambo Yesu Kristo yavuze mu buryo bwo gusigasira iki gitabo cy'ibyanditswe kugira ngo ejo kitiganwa cyangwa se kikagira ukundi kivugwaho ariko bidakurikije uko gikwiye kuvugwa. Ngibi byanditswe rero gitandukaniye n'ibindi bitabo byose bibaho ku isi. Twakomeza n'ijambo nabateguriye. Uno munsi naje mbazaniye ijambo rivuga riti ukuri k'ubuhanuzi. Ukuri k'ubuhanuzi riri kumwe n'ijambo rivuga ngo ikinyoma k'ubuhanuzi. Ese aya magambo uzayatandukanya ute? Cyangwa se ibi byose nibikugeraho uzabitandukanya ute? Nishimiye kubana namwe rero. Ndaza mbasobanurira ku ijambo rya mbere rivuga ngo ukuri k'ubuhanuzi. Tugiye kureba ishingiro cyangwa se ukuri k'ubuhanuzi uko ariko mu magambo arambuye. Ukuri k'ubuhanuzi ni ukuri gushingira ku byanditswe. Icyo ni icya mbere. Ni ukuri kose kuzaza gushingira ku byanditswe ariko kubivuga uko biri, kutagize na kimwe gusiga cyangwa se ngo kongereho ngo kuryoshya inkuru. Ukuri k'ubuhanuzi. Cya kabiri, gushingira ku buhamya bw'utanga ubu buhanuzi uwo ari we n'ubuhamya bwe n'uko yamenye Imana n'uko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ukuri k'ubuhanuzi gushingira ku utanga ubuhamya bw'ibyanditswe ugendeye ku buhamya bwe bw'uko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Icya gatatu, ubutumwa ubutanga agomba kuba avuga ubutumwa bujyanye n'ibyanditswe, ntacyo yongeyeho, ntacyo ahinduyeho. Nguko ukuri k'ubuhanuzi. Pawulo ati uwigisha wese iby'ukuri n'ukomeza amagambo yo kwizera kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho nzima z'ibyo yamenye. Nguwo umwigisha Pawulo yatubwiye, umwigisha w'ukuri. N'uwigisha iby'ukuri, n'uwigisha iby'ukuri n'ukomeza amagambo yo kwizera Yesu Kristo kugira ngo abone uko ahugura abandi ibyo yamenye muri ibi byanditswe. Uwo mwigisha niwe uzaba ari ukuri kuri ibi byanditswe. Muri Timoteyo igice cya 13 naho habivuga neza ngo ujye ukomeza icyitegererezo cy'amagambo wanyumvanye
ugikomereshe kwizera n'urukundo rubonerwa muri Yesu Kristo. Aya ni amagambo Pawulo yavuze. Ujye ukomeza icyitegererezo cy'amagambo wanyumvanye, ugikomereshe kwizera n'urukundo rubonerwa muri Yesu Kristo. Haleluya. Nguko ukuri k'ubuhanuzi, ishingiro ryako, igisobanuro cyawo. Ejo cyangwa ejo bundi utumva ugasanga hari ibyo bagutanishijemo bidafite ukuri kuri ibi byanditswe. Tugendera kuri aya magambo Pawulo yatubwiye ko ukomeza ukwizera Yesu Kristo batubereye umwami n'umukiza, ubu niwe uzawigisha iby'ukuri k'ubuhanuzi. Twagiye turebe ku binyoma by'ubuhanuzi, nabyo turabisobanura mu buryo burambuye. Ubuhanuzi budafite ukuri ni ubuhanuzi akenshi budashingira ku byanditswe. Akenshi bifashisha ibyanditswe nk'indorerwamo, ariko bakirengagiza ukuri kwabyo. Bakiremera ubuhanuzi bwabo butari mu byanditswe, bityo bakabikuza cyangwa se bakabirutisha ibiri muri Bibiliya. Ugomba kumenya iby'ukuri kujyanye n'ijambo ry'Imana. Dusome muri Zaburi 19 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Amategeko y'Uwiteka aratunganye rwose, adusubiza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yahamije n'ibyo kwizerwa, bigira umuswa umunyabwenge. Haleluya. Soza mbabwira nti musome Bibiliya kugira ngo tumenye ukuri kandi dusobanukirwe n'iby'ijambo ry'Imana ritubwira. Kadusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje kubwira ijambo ryawe. Mwami, dusobanukiwe neza ibyanditswe ibyo ari byo, kandi Data, iki gitabo wahumekewemo, Data, ukagiha ubwenge, ukagiha ubushobozi bwo kugira ngo gihindure umuntu, kimukure mu byaha, kimuhindure mushya. Turagushimye. Ngaho rero duhe Mwuka Wera ajya abasha kudusobanura uko dusomera ijambo ryawe, kandi duhishurirwe no kumenya ukuri kwaryo. Tubisabye mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Murakoze cyane rero, nishimiye kuzajya mbana namwe. Imana ibarinde.